mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana igice cya 14 umurongo wa 27. Umunsi umwe nashyize sitati kuri telefone yanjye ya WhatsApp, maze abantu benshi barambwira bati urakoze, abandi bati amina, abandi bati iyi zaburi ni nziza. Ariko nza gutungurwa cyangwa se gutangazwa n'umuntu umwe w'inshuti yanjye najyaga ncira urubanza mubona nk'aho adashobotse, umusinzi, umunyamahane n'ibindi bibi jyewe nabonaga ko bidasobanutse. Maze mu nyandiko ye arambwira ati sinshobora gusohoka mu nzu ntavuze iyi zaburi ya 23. Mu by'ukuri naguye mu kantu ndetse numva ndatangaye, ariko nibuka neza ko nubwo bimeze gutyo uyu mwana yakundaga kumbwira ati uyu munsi nagusengeye, nubwo yabaga yagasomye. Ibi byanteye gufata umwanzuro wo kugusangiza imbaraga n'uburinzi biboneka muri iyi zaburi ya 23. Ikaze. Reka kandi ngushimire kandi ngusuhuze inshuti yanjye kandi nawe muvandimwe wanjye unteze amatwi, ngushimira ko udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu. Mu minsi yashize twavuze ku mvano y'indirimbo zitandukanye, ariko uno munsi nifuje kuganira nawe ku gitabo cya Zaburi. Ntekereza ko abantu benshi bazi neza imbaraga n'ubuhangange biboneka mu bice 150 bigize igitabo cya Zaburi, ariko njyewe uno munsi nifuje ko tuganira ku mbaraga zidasanzwe ziboneka mu kuririmba cyangwa se kuvuga Zaburi ya 23. Igitabo cya Zaburi muri rusange cyagabanijwemo ibisigo cyangwa se indirimbo cyangwa se icyo twe twita ibice bigera mu 150 zakoreshwaga n'Abayahudi ubwo basengeraga mu ngoro ya Yerusalemu ndetse no mu ngo zabo. Inkomoko ya Zaburi ntizivugwaho rumwe, ariko Zaburi zose uko ari 73 zitirirwa Dawudi. Bikavugwa ko mu by'ukuri zanditswe n'abandi bahanga batazwi, ariko zikaza kwitirirwa Dawudi kubera icyubahiro n'ubuhangange yari afite nk'umwami w'igihangange wari uzi kuririmba ndetse no gusiga. Izindi Zaburi zisigaye zanditswe n'abandi, aho iya 90 bivugwa ko ari iya Musa, iya 72 ndetse n'iy'127 zitirirwa Salomoni, hakaza izaba Asafu, abahungu ba Kore, Etani na Yeduni. Ikigaragaza ko Zaburi zagiraga umwanya ndasimburwa nk'isengesho ni uko zari zitegetswe kuvugwa mu ngendo ntagatifu ubwo berekezaga Yerusalemu, zikitwa indirimbo z'amazamuka. Izo twavuga nka Zaburi y'120 ndetse na Zaburi y'134. Iyo witegereje igitabo cya Zaburi usanga ari impande ebyiri ziba ziganira, umuntu nk'ikiremwa ndetse n'Imana nk'umuremyi. Zaburi zirimo ibice bitatu tugereranyije: Zaburi zisingiza Imana, Zaburi zisabira abantu ndetse na Zaburi z'inyigisho. Zaburi ya 23 rero ni Zaburi ifite ubuhamya bwinshi ku byo Uwiteka yagiye ayikoresha mu bihe bitandukanye ku bwoko bwayo. Ndakwibutsa ko kugira ngo uvuge cyangwa se usome amagambo ari mu bitabo bya Zaburi bigusaba kuba uyobowe n'imbaraga ya Mwuka Wera. Ugomba kuba wabihaye umwanya kandi ukaba watekereje neza ku byo ugiye gusoma no gusaba imbaraga zo kubisobanukirwa. Iki gihe uzasanga Zaburi ari igisubizo gihangana n'ikibi cyangwa se n'umubi wahura nabyo mu gihe tugicumbitse muri iyi si. Nk'urugero, bivugwa ko Zaburi ya 5 ari Zaburi yo kurwanya amashyari yo mu miryango, aho usanga nko ku murongo wa 2 igira iti Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira.
igakomeza igira iti tyariza ugutwi ijwi ryanjye gutakira kuko ari wowe nsenga. Zaburi ya 23 rero tuvugaho uno munsi ni zaburi yuzuye ibisigo, yuzuye ibisubizo bigaragara n'ibitagaragara. Bivugwa ko iyi zaburi irimo imigisha itandukanye igera kuri 14 kandi ikaba irimo amazina y'Imana inshuro zigera kuri 21. Iyo zaburi ni imwe muri zaburi zitiriwe Dawudi. Itangira igira iti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira zo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mu by'ukuri iyo utuje ugatega amatwi neza iyi zaburi, wumva ari isengesho rivanze n'isezerano, aho uvuga atangirana kunyurwa n'ibyo Uwiteka yamukoreye cyangwa ko azamukorera, agira ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Agakomeza gutaka no kunezezwa n'ibyo Uwiteka yamukoreye, ariko yagera mu gusoza akagira isezerano n'Uwiteka akavuga ati nanjye nzahora mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mu by'ukuri se iyi zaburi yakwifashishwa gihe ki? Iyi zaburi ya 23 ni zaburi ishobora kugarura ubwumvikane mu muryango. Ni zaburi wakwifashisha igihe ubona nta kintu kigenda kandi wowe nta kutagize. Ni zaburi kandi wakwifashisha igihe witereye icyizere. Wayivuga uri ku rugendo, wayikoresha utuje iwawe mu rugo, wayikoresha ushima Imana cyangwa se ukanayikoresha uyisaba. Si byiza kuvuga iyi zaburi utabanje kubitekerezaho neza, udatekanye se. Mu yandi magambo, iyo ubwonko bwacu budatekanye ntabwo tuba duhamanya neza n'ibyo tuba tuvuga. Urugero nko kuba twazibiranyijwe n'uburakari, kuba twafashe ibiyobyabwenge cyangwa se ikindi cyose cyatuma ubwenge bwacu butaba hamwe. Iyi zaburi kandi ni byiza kuyivuga mu gitondo tubyutse, ariko cyane isaa 9 za mu gitondo. Wakwibaza uti se zaburi ya 23 nayifashisha mu buhe buryo ngo ugarure ubwumvikane mu muryango wanjye? Fata umuryango wawe, mwicare hamwe, musenge uko bisanzwe, ariko uterure isengesho rigira riti Uwiteka niwe mwungeri w'umuryango wacu ntituzakena. Aturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, atujyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwacu, atuyobora mu nzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntituzatinya ikibi cyose kuko turi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo biduhumuriza. Udutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu, udusize amavuta mu mutwe, igikombe cyacu kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizatwomaho iminsi yose tukiriho, natwe tuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nshoje iki kiganiro ngushimira ku mwanya wawe wafashe udutega amatwi, ariko nanagusabira kugira ngo Uwiteka agutege amatwi uko umwegereye. Erega dufite isezerano rikomeye muri Yohana igice cya 16 ku murongo waho wa 24 rigira riti erega buriya ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Gira amahoro.